Okay, natangiye muri 2015. I think niwo mwaka nakoreyemo beat yanjye ya mbere. Music production nayitangiye ntago nari nzi ko nzakorera abahanzi. En fait nayitangiye nikorera. Nararapaga. Yego. Yeah, so ntangira kuzajya mbikora gutyo nikorera kuko ntago icyo gihe ntago nabasha kwa affording studio yo kuba najyamo ngo mbikore. Ikintu cyatumye ngera aho ngeze ubu ngubu na abantu dukorana. N'abantu mukorana. Yeah, ntabafite nshobora kuba nari kubona arabivuyemo. Nimba ufite machine laptop ukaba ufite na ekuteri niyo twaba ari tuno tw'imigozi you can produce a song yose ikarangira. Welcome to Next TV. We're kumwe na August and we have a guest. Hope you have seen him. Ajya kutwibwira and then we can go on with our chitty chat today. Yo, what's up? This is Zed the one and only Zed W Inyamirambo. Zed W Inyamirambo. Yeah. Inyamirambo. Zed W Inyamirambo. If you don't know him on Twitter, you're not a Rwandan Twitter user. So you wish to kumwe Zed and he's gonna tell us a little bit about himself, about Twitter, about his work. He's a producer too, for those ones who don't know. So we're gonna start by asking first questions. Of course, he's gonna give us a little intro to Menya. Zed watubwira what do you want, I know hari ibyo bakuziho gusa hari n'ibintu abantu batakuziho. We would love to know. Okay, so I'm a music producer. Ntabwo ndi bukore introduction yo kurapa kuzindapa. Yeah, ariko okay, I'm a music producer, nkorera muri Loud Sound Music. Yeah, that's it. And Cindy, what about Twitter? You're leaving that out kind of because actually Twitter is for fun. That's for fun. Kuri Twitter nahantu nagiye kuko nabonye haba ari ibintu biryoshye, ibintu abantu baba bavuga, nahantu umuntu yexprime akavuga ibyo ashaka n'abantu bakamusubiza bitewe nuko babishaka. So it's a good platform. Yeah. Ikindi nyine when did you start music production? Umaze gukorana n'abandi wabikoze kuva ryari? You seem pretty young. Yeah, I'm young. But not that young. Okay. So natangiye muri 2015. I think niwo mwaka nakoreyemo beat yanjye ya mbere. So ntago nakoranaga n'abantu benshi, urumva umuntu yagitangira uba wishakashaka any opportunity that comes up. Not the kind of music we enjoy. Yeah, and also music production nayitangiye ntago nari nzi ko nzakorera abahanzi. En fait nayitangiye nikorera. Nararapaga. Yeah, so ntangira kuzajya mbikora gutyo nikorera kuko ntago icyo gihe ntago nabasha kwa affording studio yo kuba najyamo ngo mbikore kandi warabyigishije. Yeah, from scratch. From scratch, you taught yourself how to produce music. Everything. And the intention was to produce your own music. Yeah, producing my own music. Man, that's talent. Yeah, how do you wake up one day and you're like, I'm not gonna go to school for it. I'm just gonna teach it myself and then and then I produce my own music. That's what you did. Yeah, that's what I did. Just nabyigiye kuri YouTube. Also you took YouTube tutorials. Yeah, tutorials. For how long? For even now I can learn some new things kuri YouTube ariko kuko urumva nta muntu ubuzi ibintu byose n'ubundi buri gihe cyose ushobora kuba wajya ukajya kwigaho utuntu dushyashya ibintu bishyashya byaje ariko ntago ari mu ishuri nabikuye. Many much the whole production thing. Yeah, it was on YouTube. And then after teaching yourself how to produce music, you made your own song. Yeah, ntangira kuzajya nikorera gahoro nza guhura na bamwe mu bo dukorana ubu ngubu, mpura na ba Kenny K-Shot muri za 2016, ba Dre Chaos, Derek YMG, tugenda dukorana gahoro tugenda dukora. Yeah, so noneho nyuma baje kuba benshi abantu nari nsigaye nkorera, mbona ko ngewe kwibonera umwanya wo kwikorera ngewe bidagikunze. Ntangira kuzajya nkorera noneho n'abandi. A full-time producer. Yeah. So then who inspired you to ukavuga tenda hari nko kurusha kuvuga tenda nkundu no muhanzi nawe he started out by himself? Actually the inspiration was not from another producer.
yaje biturutse ku mucuti wanjye, hari umucuti wanjye nari mfite witwaga Manzi Berry, nawe yari producer, n'ubu ni producer. So araza arambwira ati Zed, hari software nabonye nshyashya yitwa FL Studio ikora ama beat. Ndamubwira ati ibyo biboro ntago bibaho. Ariko icyo gihe twe naho twiteye gukora ama beat, twumva ko ari hano tuzajya dukorera songs zacu tukazajya tuzira mbega muri make mwe muvuga okay don't ni ikibazo, mbega ni igisubizo cy'ibibazo turikemurira ibibazo byacu. Of course mwabikoze in case yo kwikemurira ibibazo byacu. Umuntu avuga ati I'm hungry, I better go guhita. Ntago nari nzi ko nzaba ndi umuhanzi ukomeye nyine uzajya wikorera. Numvaga ko nyine nzajya nkorera songs zanjye ku giti cyanjye until you get money to hold the studio. Then birangira ndi gukorera n'abandi gutyo. So urumva mpura no mu nshuti wanjye Manzi Berry anyereka FL Studio, ndagenda ndayicokoza nanjye kuko ndi gucokoza ukiri umwana uvuga ati ibi ni ibiki, reka mbicokoze ndebe kuko nta muntu nari mfite wagomba kubinyigisha. So I was supposed to go on YouTube to search for some so you can take tutorials in here. So bigenda biza gahoro gutyo. So here I am. Here you were, Zed Pro. The one and only. Let's get it. I like the part like utu Inyamirambo, right? Born and raised. Born and raised. Kabisara ni mu rugo. Ntabwo wajya kugera kuri level yo kwita Zed W Inyamirambo. Uri umwimukira n'abantu bajya bavuga ati ako se uriya mupeti uri gukorogana kandi wenda n'uwa Kimisagara cyangwa se uretse tu Inyamirambo. N'ubu ngubu niho You still live with the parents. So do you plan like if you ever like make it in life, you start maybe traveling the world, do you think you ever move like out of Inyamirambo cyangwa urumva uzayigira home base yawe? What do you I think I will be in Inyamirambo. Like you're gonna live there. Niyo byaba imyaka 10, niyo byaba imyaka 20, ukuntu makunda ku vibe yaho, ubuzima bwaho. What makes Inyamirambo so special? Actually it's not even special. Ni kwa kundi uba ahantu ukumva kujya kuhava ngo ujye kuba handi umenyere ubuzima bwaho niki biba bigoye kwa kari hahandi ubuzi rero ubu hakunze kukari iwanyu. Of course but there's like this whole stereotype, like you know, like when someone says haya Inyamirambo niki, like what's the weirdest assumptions nyine cyangwa stereotype abantu bafite Inyamirambo you hear and you're like man that's weird, you're not going to be Inyamirambo, because sometimes people make up stories bagatozi Inyamirambo. Some are true but n'ahandi byahaba. Ngiye impamvu numva ko ikintu kibitera kuba abantu bavuga Inyamirambo cyangwa bakumva ko ari ikintu kiriyo kirenze nuko of course kuba babivuga hari impamvu nuko ari ibintu birenze tuhaturuka turenze abantu tuvayo tuba turenze. Noneho bigakubitana nuko hari n'abantu baba basigaye baba wenda nk'ahandi hantu ariko barahabaye abahanzi benshi. Abavandimwe banjye ba Kenikesha ba Ish Kevin baba ari abahungu baza Gikondo ariko nabo baba barahabaye baba bizi kara ahantu like the whole childhood wenda cyangwa bakura bagakura like that's the place for spending more time. Noneho ugasanga ni hahantu habi cyangwa kirenze. That's what I was waiting for you to say. Cyangwa kirenze ushaka icyangwe ni mu biryogo. Of course urumva rero ibintu birenze abantu babazi yuko nyine ari Inyamirambo biri buturuke. That's why I think bavuga gutyo tu. Amazina hafite special names with like there's some names like okay is it Chicago, I don't know, like hari amazina ntanumva. Ubwa mbere nyumvisha yo ngaho. Like is it for Florida, niba ari California, like you know, like I don't know, niba nabyumvisha kwa Dekate sinzana nabyumvisha da Inyamirambo ni Florida ni Las Vegas y'u Rwanda, stuff like that. No ubwa mbere nabyumva gusa ngiye kwigereranya wenda n'ahandi navuga ko ari nka New York. I don't know, sinzi umujyi, I don't know if it was Las Vegas kubera ko ni hantu nimba abantu bose b'Inyamirambo ntago akenshi ubusanga akazi bakora ari ibintu bya art. Atari umuhanzi aba ari umumodo usanga so urumva Inyamirambo iranakwinspira. It's true, you know, like you can find like a lot of artists niho bavuye painting, bigger movie stars. Urumva rero biragenda bikinspira n'abandi batoya bahavuka akavuga ati ngiye ntago naba mbu muri Inyamirambo nkora ibi ngibi. So ugasanga nawe yisanzemo impano nawe akabikora nka gutyo. Ikindi bakaba bari hard working, you know, like if there's someone over muri Kenya doing this which ngiye ntagikora. Of course. So tell us, when did you join Twitter? It was in
2029 I think 2029 2020 yeah hari umucuti wanjye mfite ni n'umudirector wacu shara to Chico Berry niwe dukorera ama video so umunsi umwe twari turi kumwe nyine ahantu mu gasho noneho nkabona ari kuri Twitter byatari nkabase kuri Twitter kuki ukunda kuba uri kuri Twitter bemeza ati ntago ubizi ati haba hahiye ugomba kuhaba ampresenta abantu bitwa ba uzagende kuri moto sharatu uzagende kuri moto Prince Shizirungu nawe no w'inyamirambo ni cya kintu n'ubundi kigaruka abantu barenze baturuka inyamirambo ni mutesa who I don't know is in Prince Shizirungu hari n'undi type witwa niba ari mutesa niba ari Rutambi yeah what about this knitted asshole yeah nawe no ntago turahura ariko nawe no umutipe ukomeye akaba ari ni nawe ni inshuti zanjye so urumva nawe ni inshuti yanjye nubwo tutarahura yeah shout out to Rutambi too. So muzagende kuri moto no w'inyamirambo of course man I mean there's a lot of people using Twitter like our trips our tweeps abenshi n'abinyamirambo so like you found yourself there with joy so nisangayo nyine gutyo nanjye narahageze ndahakunda biba bisaba kuri uri wa muntu ufite ikintu uri uvuge nimba nta kintu ufite cyo kuvuga uri usome iby'abandi bikubihire uharambirwe uhave so nimba ufite ibintu like seriously trust me if someone yumvishe n'izina ryawe yumvishe Zed ahita Zed W Inyamirambo kandi urebye like most people bakuzi kuri Twitter kurusha like on IG even Zed Pro like that's another name amaze kukumenya like on the other level niwe wa mbere bimbwiye so we have a question like it's like a question of a week turashaka kubaza Zed do you think umukobwa it's okay ko umukobwa abwira umuhungu ko amukunda like for a chick to say I love you to a guy nako for a lady to say I love you to a guy yeah nujye numva ko biterwa n'umuntu hari abantu bumva yuko atakabaye bivuga ari umukobwa uvuga ati ngiye sinshaka kubwira umuhungu ko umukunda cyangwa ukampropose like you're dating ukampropose mariage yeah ariko ntago ngiye bishyigikira ntago bishyigikira kubera iki bon yego nibyo ku ruhande rumwe abahungu bagomba gutera intambwe ya mbere ariko ari gihe umukobwa abakunda umuhungu ariko umuhungu atabizi rero umukobwa natabimubwira bizaba ikibazo hari igihe biba bikenewe hari igihe biba bikenewe umukobwa akifata akagenda akamakinga the first step akabwira ati agenda nkazanga kumwaze uravuze umukobwa akifata natwe abahungu turifata tukabikora rero namwe mugomba kwifata mukabikora kuko ntabwo biba birenze like okay ni ibintu biri so unusual muri society even that's no ikibazo cyavuye ariko ikintu nzi gishobora kuba kibitera urumva abantu baba barize mu high school niwe wakunda kuba ibibazo nk'ibyo ngibyo kandi nabwo ikintu kibitera wenda hari igihe wumva ngo habaye amakuru ngo umukobwa ngo yabwiye umuhungu kamukunda bikaba birebire cyangwa umukobwa yabibwira umuhungu akahita agenda avuga ati kanaka yaranyitereteye aho ngaho ari amakosa y'umuhungu ariko nta kintu kibi umukobwa aba yakoze mu by'ukuri oya njye ndi kuvuga nk'ubu wenda katuvuge mudazara guhamagaye Zed can I take you on the date wenda akavuga ati fine it's okay akavuga ati ejo I'll come to pick you up at 5 akubwira nyine umuhe location yiwanya akaza muri Quebec akagupicking up akagutwara out on the date agapinga the whole bill 100% byose akabimenya enza akagutahana you feel like that's okay it's okay so you mean fine. Like umudada like urukundo rwanyu ushaka lasting when she started out like that ari wenyine rwamara igihe kinini kuko urumva umukobwa ubikora ibyo ngibyo aba ari honest nta kintu abaguhisha ni ukuba honest kuko hari ababishobora kuba babikora ariko ntibabikore urumva rero so it's okay to do it it's fine ni ukuvuga ati mudadaje go kuri proposal like okay nabikunda cyane kuko yaba ari different from others okay so that's good ikindi kibazo ni if you go out on the kumtwaye mudada out do you feel like you should pay 100% cyangwa 50-50 twabivugana umukobwa mukundana mubwirana byose nimba ndi broke agomba kubimenya nimba nawe ari broke nkabimenya so buri wese akaba yafasha undi kandi nimba mwese munayafite nanone kuko wavuga ngo 50-50 buri wese yishyura 50-50 byose no bwumvikana so urumva bisaba kuba mwaganiriye ukamenya ikiri ku mutwe we nawe akamenya ikiri mu mutwe wawe then mugahuza so
nyine ubwo no it's totally fine. wowe wumva icyo prefer iki ariko do you feel like okay it's not what you prefer ntago na prefera ngo 50-50 yeah biterwa na situation nyine murimo mwembi yeah. Ikindi kibazo, there's a guy who said ngo if you're a guy and you're broke cyangwa if you're a chick and you're broke don't go into a relationship. Why? Wigeze mubaza impamvu? Namubajije impamvu and then for me personally too I support that. Why? Njyewe impamvu nye supporting ndi kuvuga ko tuvuge nk'ubu icyo gihe ntabwo uba umukunzi wakunze amafaranga. Ntabwo ari kuvuga ngo amafaranga ndi kuvuga nk'ubu they say I'm dating you. Urampamagara 24 hours. I can't even call you back. Hagize n'ikibazo kiwe nyine kuko I can't afford no kugura credit. Urumva nyine reba nk'uko nyine uri at that point of your life uri broke at the point udashobora no ku affordinga nyine like basic needs. Wenda kuvuga credits like cyangwa kwitegera na bus cyangwa moto like you really have to wait for a person to do that for you. Beg nyine njyewe niyo like that's why I supported the guy nyine kuvuga so you the interviewer ariko mbabara nanjye nkubaza akabazo. Okay. Iyo ugiye gukundana n'umuhungu wowe expecting iki? What do I expect from them? I think I'm expecting a partner. Umuntu ushobora gukurana nawe. So urumva partner ni wa muntu ubuzi nimba uri broke cyangwa utari broke. Partner ni wa muntu ubwira ikibazo cyawe cyose. So urumva rero iyo udashaka gukundana n'umuntu kwa kudafite amafaranga yo kumwafodinga cyangwa wenda kwa affording basic needs. Yeah, aho ngaho nimba ukabutanabasha no kubimubwira wenda ngo akwange uzi ngo yakwangiye icyo ngicyo aho haba harimo ikibazo kuko nimba ndi kuguhisha yuko nta mafaranga mfite hari n'ibindi byinshi naguhisha. No, so, like ntago byari byaba like you're going to date ntago byari byatangiye. Do you feel like it's okay kubikora? Yeah, it's fine try ku dating umukobwa na n'igiceri cy'ijana mfite. Yeah, of course. Then why how not? Do you communicate? Ushobora no gutira telefone nkamuhamagara. Natira telefone nkamuhamagara. Urukundo nta hantu ruhuriye n'amafaranga, nta hantu ruhuriye ngo uramugurira iki cyangwa arakugurira iki. Kimwe nuko ushobora no gukundana n'umuntu akaba afite amafaranga utayafite anabizi ko utayafite akemera yuko azajya kumenyera ibintu byose. Akazajya nta kibazo kirimo. Okay, going back to your career like production initi hari nk'abantu nyine baba bavuga ati wenda they want to go but anyway before I go into that was like you were right about yo kuvuga ati nyine so that it's like love is love and then money comes afterwards. Cyangwa amafaranga require n'urukundo biratandukanye cyane. That's what you meant. Okay. So we're good. And then ikindi kibazo we're going back into your career production. There's some people which are going I really want to become a producer but they're like I can't afford any production school in the country cyangwa kujya kubyiga hanze. Ukabona umuntu arica avuga ati mba nizabona amafaranga I will do it. What would you tell those people cyangwa is their way? That's wrong. Kuko impamvu aba bivuga gutyo abafite abantu areberaho hari ukuntu umuntu wenda avuga ati ndashaka kuba umuproducer akabivuga kuko wenda yabonye undi muntu akabona ko umuntu yagezeyo akahita yumva ko umuntu yagiye muri production afite ibyo bintu ariko amafaranga arenze aba producer bose bari hanze cyangwa abandi bantu bashaka kumenya production ikintu nababwira cyo nuko nimba ufite machine laptop ukaba ufite na ekuteri niyo twaba ari tuno tw'imigozi you can produce a song yose ikarangira ukikorera na beat byose bikarangira ufite machine na ekuteri and that's like all. A little bit like when the tutorial I mean it's not a tutorial but can you take us inside production ukunitangira? Okay, bon production kunitangira kugira ngo byoroshye ubumva ukuntu biba byoroshye. Production iyo ugiye gukora song uhera kuri beat. Beat ikorerwa muri machine ntabwo ikorerwa muri speaker. Nuvuga ngo machine uyifite wakora beat. Hanyuma record ikenera mic. Telefone to dufite aba ari ama smartphone aba afite mic. Nuvuga ngo akazi mic yakora bon ntago kaba kangana nk'aka telefone ariko still n'ubundi wabona the same result. Bega yaba ari DIY. So ukarecordinga ugafata ya majwi ukayashyira muri machine ukayashyira muri ya beat wakoze muri machine then ukeditingira muri machine and that's it. Speaker but it's not easy as you say because if it was that easy everybody would be doing it. The reason why I'm saying it's easy nuko ariho natangiriye. Ikindi kandi numva bisaba passion.
ya bisaba kuba ubikunda ukaba uzi ngo nibyo bintu nshaka ukavuga ati nubwo nta kintu mfite still nabikora ya so ukabikunda ukabishyiramo imbaraga ibindi byose bigenda biza gahoro gahoro. Listen, nta challenge wigeze uhura nazo and you're like I don't really want to do this, I'm so done. Ikiza cya challenge iyo uhuye n'ama challenges ukabasha kuyavamo iyo ugiye gukora aka kazi kawe kaba koroshye kuko warahuye n'ibintu bikomeye ya urumva rero iyo ugeze mu byoroshye watangiye kubona ama equipments n'ibiki bitabyoroha kurushaho. Yeah. So what kept you going at the time you felt like mvabyana ni nari mfite abantu ku mpande zanjye nari mfite abantu nk'aba YMG bon abantu twakoranaga icyo gihe ntago twakoraga ibintu byiza pe ntago byari byiza n'ubu ngubu indirimbo twakoraga icyo gihe ntago twazumva ntago dushaka kuzumva ariko icyo gihe ikintu cyatumye tudacika intege twarabikundaga tugakora ibintu by'ubufu ariko tukabikunda ukaba wakora akantu k'ubufu ariko ukarara ukumva wumva kwako aba ari n'ibyawe nta nubwo wumva n'ukuntu ari bibi ya none rero iyo utari kumwe n'aba bantu bakubwira ngo ibi bintu byawe n'ubufu ahubwo ukaba uri kumwe nk'abantu nk'aba YMJ wandi nakubwiye dutangirana bo urumva urabikunda nawe akabikunda ukumva yuko uri gukora ibintu birenze. And it's always like man this time you did it. This time is an upgrade. So wakoraga ikintu kibi when I mean icyo gihe cyari cyiza right? And then maybe when you do better wakosoye wenda nk'ikosa wumvishijemo urabyumva kuko ubuzi bibi iyo wakosoye akantu gatoya urabimenya so ukagenda ukosora utuntu mpaka ugeza aho ushaka. Ariko izo ngizo witambi nyine ni nka arizo steps zatumye nyine like aho ugeze anga nyine unyisera ikintu cyatumye ngera aho ngeze ubu ngubu n'abantu dukorana n'abantu mukorana ya ntabafite nshobora kubona ari kubona arabivuyemo uvuga ati wenda ubu ngubu ari kuba doing something else ndi nk'umuhinzi cyane aragiye nko mu bindi bintu. Let's apart from production what else do you like indi hobby cyangwa ikindi kintu ukunda gukora? Bon music kwa kari intwara umwanya munini sinjya mbona umwanya w'ibindi bintu ukenjoyinga andi mahobby ya ariko ikintu nzi nabwo mbizi kuko najya mbikora kera nyikiga nzi gushushanya. Uzi gushushanya? Yeah. Okay. Yeah. Ushaka gushushanya umuntu? Wapi? Nzi gushushanya ariko ntabwo nzi gushushanya kuri level nzi kuba nashushanya umuntu ariko kwako nzi ko mfite ako kamano gatoya nuvuga ngo nibindi nabyiga nkabimenya. Like ukiri muto wenda before you start knowing about production and music wumva guzabitse? Ntago mbizi president twese tuzi ko tuzaba president n'abadokiteri Esko uzaba president? Nesko nzaba president w'igihugu cy'u Rwanda. None se that's like your hobby going to cover it's just music and then where do you see yourself in 5 years? In 5 years nta nubwo nabitekereza shatubwire kugira ngo after 5 years you just be like ubwonko bwanjye ni butoya cyane ku buryo natekereza imyaka 5 kuko ni big. It's a big dream actually. Gusa nanone there's a way you can give us like a little bit. Urumva gutanga plans ntago bivuze ngo that's how exactly plans is coming out. Gusa bizaza bijya kumenya nka kuri. Bon mu myaka 5 wenda even muri kariyeri in your social life like hari nk'ahantu uvuga ati okay bon in 5 years ubu ngubu nkorana n'abahanzi bo mu Rwanda kandi cyane nkakorana n'abahanzi banjye. Bon mu myaka 5 nzaba nararenze kuri level yo gukorera none n'abahanzi bose mu Rwanda muri rusange nararenze na Afrika ndi kuri level worldwide. And then what about your personal life? Maybe I'm gonna have babies in 5 years. I'm not ready for babies. Okay. I'm not ready like for starting babies. A family. Ntago mbitekereza aracyari kare. Aracyari kare. Not in 5 years. Okay, not in 5 years. Maybe bishobora kuba byarabaye muri 5 years. Urumva 5 years ni igihe kirekire. It's a long journey. Ibintu nzahura nabyo nibyo bizahindura mind yanjye. Yeah, ariko guhera ubu ngubu. There's like a goal in mind. They just be like, okay, this I'll be doing this and this. Yeah, ariko ntago ndatangira gupanga imyaka 5. Ahubwo mpanga ejo. Pangejo. And today it's ngabigacamo then ngapanga umunsi ukurikiyeho. Yeah. So before we end, what would you tell like the Rwandan society urubyiruko rwo mu Rwanda n'abafana bawe and n'abafana bawe bo kuri Twitter? Bon ikintu ngiye nasaba ni urukundo. Music yawe. Urukundo mu bantu rurakenewe. Gukorana. Gusapotingana. Kudacana intege. Gusapotinga abanyarwanda bene wacu. Cyane urumva no supporting abanyarwanda music industry yo mu Rwanda yose izatera intambwe. Ikindi abantu
bacana intege bafite negative vibe bagiye babimenya ko hari igihe sometimes uca umuntu intege usika ari blague ariko kwa ko umuntu ikintu ari gukora ari seriye muri cyo akaba yabifata personal so sometimes bagiye bamenya ibintu bavuga ntibagacana intege musupportingane nimba ikintu ari kibi uvuge ngo iki kintu ni kibi uvuga impamvu ariko ntibibe ibintu byose biba ari bibi anavuge n'ukuntu wabyumva kuko ubona ikintu ari kibi nuko hari uburyo bundi ushobora kubona mu cyaba cyiza cyangwa umuntu yagikora neza ariko byose byibumbiye mu rukundo so iyo umuntu agukunda aba caring about your feelings everything no kuri growth yawe that's good so then we already said ko ari Zed W Inyamirambo Zed umwe rukumbi. He's on social media, so it's better to dropping like social media koresha Instagram ni Zed W Inyamirambo, Twitter Zed W Inyamirambo, Snapchat ni prozed77, then YouTube banshaka kuri channel ya Loud Sound Music, hanyuma bon kuri YouTube yo niyo akandikamo prozed 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 hahitaza ibikorwa byanjye bitandukanye ku channels atandukanye. So people support your own mukundane Zed atubwiye ati twishake mu rukundo dukuru urukundo muri twebwe. And that was it for today, and if you have igitekerezo wagishyira muri comment below, and then mugende mushake Zed on Instagram, on Snapchat mwumvishe ko ari prozed77, and then Instagram Zed W Inyamirambo, Twitter Zed W Inyamirambo. That's your boy, and bye. Peace.